Aho neza murakaza neza kuri aya masomo yacu dutangira online y'imisoreshereze mu Rwanda. Nkuko twabibabwiye muri session zibanza, twababwiye ko tugomba kuziga amategeko y'imisoro tugiye itegeko rimwe ku rindi. Uyu munsi rero tugiye kwiga itegeko ryitwa umusoro rigena umusoro ku musaruro. Ikaze muri MGI Limited. Waba warifuje kenshi ahantu wakwigira ibijyanye n'imisoro n'amahoro? Waba ushaka wagufasha kubara no kumenyekanisha imisoro? Waba ushaka kumenya birambuye gukoresha EBM n'isano rya EBM n'imisoro? Gana MGI Limited. Dukora mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako yitwa Ineza Plaza. Ni mw'igorofa rya kabiri, umuryango wa F205. Ushobora no kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero 0784 Ni karibu muri Isanga. Turahari ku manywa, ku mugoroba ndetse no muri weekend. MGI Limited, isoko y'ubumenyi n'iterambere. Iryo tegeko rigena umusoro ku musaruro ni iryo tegeko tumenyereye twebwe mu nyito kuvuga ngo ni umusoro ku nyungu. Turareba rero itegeko nimero 027 akarongo kaberamye 2022 ryo kuwa 20/10/2022. Turebe kandi itegeko nimero 051 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 5/9/2023 naryo rigena umusoro ku musaruro. Ni ukuvuga ngo ni itegeko rivugurura iryo twavuze haruguru ryo muri 2022. Twabasobanuriye rero ko tuzabasobanurira uburyo aya mategeko yombi agomba kubahirizwa icyarimwe. Ku batamenyereye amategeko, iyi itegeko rimwe rije kuvugurura iryari ririho, bivuze ko ari ingingo zimwe na zimwe ziba zavuguruwe. Ni ukuvuga ko muri iri tegeko ryacu rero turibanda cyane ku itegeko ryo muri 2022, hanyuma tubabwire impinduka ziri muri 2023. Nkuko rero nari maze kubivuga haruguru, tugiye kureba ibikubiye muri iri tegeko. Tugiye kureba nyine umusoro ku musaruro, ibyiciro abantu bashingiraho bishyura umusoro cyangwa se babarirwamo mu kubara umusoro ku musaruro ari wo musoro ku nyungu. Tutarageraho rero ku byiciro, turabanza turebe ngo ubundi umusoro n'amahoro bitandukaniye hehe, kubera ko twari twabamenyesheje ko tuzabafasha kumenya gutandukanya umusoro n'amahoro. Abantu bumva ngo umusoro n'amahoro, imisoro n'amahoro, ntibabashe kumenya itandukaniro, ariko tugiye kubafasha kumenya mu buryo bworoshye gutandukanya umusoro cyangwa amahoro, cyangwa se imisoro n'amahoro. Turabanza turebe ngo ese bihuriye kuki, hanyuma tuze kubona itandukaniro. Duhereye ku musoro, umusoro ni amafaranga ashyirwaho n'itegeko leta ikayasaba umuturage ishingiye kuri iryo tegeko, kandi igashingira ku bushobozi bwa buri muntu, hagamijwe kugira ngo ibashe kurangiza inshingano zayo zijyanye n'imibereho myiza y'abatuye igihugu, umutekano, ibikorwa by'iterambere, ubuvuzi, ibikorwa bitandukanye leta ibifitemo inshingano. Hanyuma rero agomba gushingirwa ku itegeko rishyiraho uwo musoro, kandi hagomba gukurikizwa ubushobozi bwa buri muntu. Amahoro rero nayo ashyirwaho n'itegeko cyangwa iteka. Ubu amahoro yakirwa uyu munsi wa none ashingira ku iteka rya Perezida wa Repubulika. Ubwo urumva yuko iteka naryo ni itegeko. Hanyuma rero nayo ashingira ku bikorwa umuntu akora cyangwa igikorwa wakoze. Ubwo bivuze ko nayo ashingira ku bushobozi bwa buri muntu. Itandukaniro ni irihe rero? Nuko umusoro nta ngurane y'ako kanya ugira ku wawutanze direct, ahubwo kubera yuko wa wundi watanze umusoro, dufashe urugero kuri uyu musoro ku musaruro
cyangwa umusoro ku nyungu ni inyungu yabonye ariko ziturutse mu bantu babashije kugura ibyo yagurishije. Ubwo ni ukuvuga ngo nibo baba batanze n'umusoro bakawunyuzaho ukagera muri leta. Ingurane rero iba iy'abantu bose mu bikorwa remezo, mu mashuri, mu mihanda, mu amashanyarazi, ubuvuzi, girinka, ibikorwa bigamije guteza imbere igihugu muri rusange. Hanyuma rero amahoro yo agira ingurane y'ako kanya ku muntu watanze amahoro. Dufashe nk'urugero, niba utanze amahoro ku cyapa cyamamaza, urumva ni wowe biri bugirire inyungu kubera yuko ni wowe uri kwamamaza ibikorwa byawe. Nitureba amahoro atangwa kuri parikingi, ni ukuvuga ngo nimba uparitse ikinyabiziga cyawe aho ugiparitse ukishyura uburenganzira bwo guparika aho ngaho. Ayo mahoro rero yo aba afite ingurane y'ako kanya ku muntu uyatanze. Twizere ko guhera ubu ngubu mwese mubashije gutandukanya imisoro n'amahoro. Dukomeje rero kuri uyu musoro ku musaruro, mu nyigisho zishize twababwiye ko iyo umuntu atangiye ibikorwa bisoreshwa mu Rwanda abanza kwiyandikisha, cyane cyane hano tugiye kwibanda ku bikorwa by'ubucuruzi. Twavuze ko wiyandikisha unyuze ku rubuga rwa RDB, hanyuma ugahita ubona TIN ariyo nimero iranga usora. Ukimara kwiyandikisha rero ko ugiye gukora ibikorwa by'ubucuruzi, kubera ko RDB yandika ibigo by'ubucuruzi n'abantu ku giti cyabo, biba bivuze ko ako kanya nimba ugiye gucuruza witezwe kuzunguka. Nimba witezwe kuzunguka rero ako kanya TIN yawe ihita ijyaho umusoro ku musaruro ari wo musoro ku nyungu. Hanyuma turareba ngo nimba umaze kwandikwaho uwo musoro ku nyungu hakurikiraho iki, bigenda biti. Nyuma yaho iyo umaze kwandikwaho umusoro ku nyungu, indi misoro uzajya ugenda uyiyandikishaho buhoro buhoro bitewe n'ibikorwa wakoze bireba ubucuruzi bwawe, kubera yuko ntabwo abacuruzi bose cyangwa abakora ibikorwa bisoreshwa bishyura imisoro imwe, biterwa n'ibikorwa umuntu akora. Tuzajya tugenda tubireba buhoro buhoro uko tugenda twiga tuva ku nyigisho imwe tujya ku yindi. Hanyuma rero iyo umaze kwiyandikisha, abantu bose banditswe ku musoro ku nyungu ariyo nyito dukomeza gukoresha kuko ari imenyerewe, ariko mukaza kwibuka ko mutazibaza mu mutese hari umusoro ku nyungu hakaba n'umusoro ku musaruro. Ni umusoro ku musaruro niko itegeko ribigena, ariko amategeko yabanje yawitaga umusoro ku nyungu, niyo mpamvu ariyo nyito imenyerewe. Hanyuma rero umuntu wiyandikishije afashe TIN yanditseho umusoro ku nyungu, icyabasabwa niki? Abantu banditseho umusoro ku nyungu bose ntabwo baba barebwa no kumenyekanisha. Abatarebwa no kumenyekanisha ni bande? Ni abantu biyandikishije hanyuma ntibatangire gukora. Muri uwo mwaka biyandikishijemo ntibakore, ndetse n'abakoze ariko amafaranga yose bakiriye ariyo yitwa igicuruzo, amafaranga yose bakiriye ntarenge miliyoni 2. Ni ukuvuga ayo mafaranga y'u Rwanda y'ibyacurujwe akaba ari munsi ya miliyoni 2, icyo giye kumenyekanisha ntabwo biba bibareba. Ariko abo ni bande rero? Turebe nk'ubu uyu munsi wa none amategeko cyangwa ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ari ryo EBM. Amategeko avuga ko abantu bakora ibikorwa bisoreshwa bagomba gukoresha EBM. Ariko kugeza ubu ngubu hariho abakora ibyo bikorwa ntibakoreshe EBM, cyangwa se ntibayikoreshe neza, cyangwa se hakaba hari ibintu bacuruza ariko batakoresheje EBM. Kugeza ubu rero kubera ko abantu bose batarakoresha neza EBM nk'uko bisabwa n'amategeko 100%, urumva birashoboka ko umuntu ashobora kutamenya niba yaragejeje miliyoni 2 cyangwa atarazigejeje.
bityo rero bikaba byatuma yazagwa mu makosa atarabimenye. Reka tubagira inama rero, umuntu utazaba azi neza ngo yacuruje ibingana iki, icyo gihe ariko nibura usabwa kwandika, cyangwa se ukagereranya ukavuga, ukareba ayo ucuruza ku munsi, ukareba amake nangahe, amenshi nangahe, nibura ugakora igereranya, ukaba wagenda ukajya ku kigo cy'imisoro n'amahoro mugafatanya kubara iyo mibare kugira ngo urebe niba waragejeje kuri miliyoni 2 kugira ngo utazagibwaho n'ibihano nyuma yaho bigaragaye ko wazirengeje. Iyo niyo nama twabagira, ariko umuntu wakoresheje neza IBM ye 100%, ibigaragaza amakuru yose agaragaza ibyo wacuruje n'ibyo waranguye, ku buryo utagejeje miliyoni 2 cyangwa utacuruje, amategeko yasoneye abo bantu kutamenyekanisha. Niyo bamenyekanishije bagamenyekanisha igicuruzo kiri munsi ya miliyoni 2, byanze bikunze umusoro wabo uba 0. Hanyuma rero niba abatagejeje kuri miliyoni 2 umusoro wabo uba 0, hakurikiraho iki? Abarengeje miliyoni 2. Abarengeje miliyoni 2 bo umuntu wese ugiye kumenyekanisha, ari byo bita kudekarara, icyo cyongereza cyangwa igifaransa benshi bamaze kumenyera iryo jambo ryitwa kudekarara, bivuze kumenyekanisha umusoro. Habanza kurebwa igihe cy'umusoro. Umusoro ugiye kudekarara ni uw'ikihe gihe? Biravuze ngo iyo umuntu yiyandikishije mu mwaka, yaba mu ntangiro cyangwa hagati cyangwa mu mpera, umwaka w'imisoro utangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ukarangirana n'itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Mu yandi magambo bivuze ko ari umwaka usanzwe. Ubwo rero hatitawe ku gihe watangiriye, iyo uwo mwaka urangiye uburebwa no kudekarara. Hanyuma rero ese nimba wagize amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2, ubwo uzasabwa kwishyura umusoro ungana iki? Itegeko ryateganyije ko abasora batoya n'abasora baciriritse n'abasora banini bagomba kugira ibyiciro babarizwamo byo kubara umusoro. Tugira rero ibyiciro bigera kuri 4 mu itegeko, nibyo birimo, nibyo ryateganyijwe. Itegeko ryateganyije kwishyura umusoro mu buryo bukomatanyije ku basora bato. Ubu ni uburyo bwa mbere. Abasora bato wakwibaza ngo abasora bato ni bande? Ni abacuruzi bose bagize igicuruzo kiri munsi ya miliyoni 12. Niko itegeko ryabiteganyije. Abo rero bafite icyiciro cyabo, basora umusoro mu buryo bwitwa uburyo bukomatanyije. Uburyo bukomatanyije ubwo bivuze gukomatanya, bivuze guteranya cyangwa guhuza igicuruzo n'inyungu byose, kubera yuko abangaba harimo ababa batashobora kwikorera ibaruramari. Nicyo buriya itegeko riba ryarateganyije rikavuga ngo bishyura umusoro mu buryo bukomatanyije. Hanyuma uburyo bukurikiyeho ni abasora baciriritse. Abasora baciriritse bishyura umusoro mu buryo bucishirije. Ni ukuvuga ngo ni ukugereranya, bucishirije, uburyo bucishirije. Uburyo bucishirije bwo bishyuramo umusaruro. Hanyuma aba kandi bafite amahitamo yo kubara umusoro mu buryo bw'ibaruramari ryoroheje. Ibaruramari ryoroheje
hanyuma bakagira n'andi mahitamo yo kuba babara umusoro mu buryo bw'ibaruramari nyakuri. Ibaruramari nyakuri abasora bari muri iki cyiciro bafite ubucuruzi buciriritse, ni ukuvuga ni abasora bafite ubucuruzi buri hagati, bwagize igicuruzo kiri hagati ya miliyoni 12 noneho kugeza kuri 20. Bemerewe rero kubara umusoro mu buryo bucishirije cyangwa ibaruramari ryoroheje, cyangwa se bagakora ibaruramari nyakuri. Hanyuma icyiciro cya nyuma aricyo cyiciro cya gatatu ni abasora baba bafite ubucuruzi bwatanze igicuruzo ku mwaka kirenze miliyoni 20. Abo ngabo bo itegeko ryateganyije ko bagomba kwishyura umusoro mu buryo bw'ibaruramari nyakuri. Ibaruramari nyakuri bishatse kuvuga iki rero? Mushobora mu kinyarwanda kutabasha kubihuza n'ibyo mwamenyereye, kubera ko turagenda nyine dufata n'indimi z'amahanga, kubera ko isi baravuga ngo yabaye umudugudu, bivuze yuko nta gihugu kigira cyonyine ari ugucuruzanya n'abandi. Ubu buryo rero bukomatanyije nibwo bumenyerewe ku izina ry'icyongereza ryitwa flat regime. Hanyuma uburyo bucishirije ni lump sum, wa musoro mumenyereye wa 3% ni uburyo bucishirije ariyo lump sum. Hanyuma ibaruramari ryoroheje ni simplified accounting, aho IBM yonyine ikwereka ibyo wacuruje n'ibyo wishyuye. Ni ukuvuga amafaranga yose wakiriye mu bucuruzi, gukuramo amafaranga yose wishyuye ajyanye n'ubucuruzi, ugahita ubona inyungu. Noneho iyo nyungu niyo ibarirwaho umusoro, yaba ari umuntu ku giti cye cyangwa ari ikigo. Hanyuma bafite n'amahitamo yo kwishyura umusoro mu buryo bw'ibaruramari nyakuri. Hanyuma mukamenya ko iyo uhisemo gukora ibaruramari nyakuri uba ugomba kumenyekanisha umusoro cyangwa kuwubara ukanawumenyekanisha muri ubu buryo bw'ibaruramari nyakuri mu gihe nibura kitari munsi y'imyaka 3, ukabona guhindura usubira hasi iyo bibaye ngombwa kuri ibi byiciro twabanje. Icyiciro cy'uburyo bukomatanyije cyangwa se uburyo bucishirije cyangwa simplified. Hanyuma rero abarengeje igicuruzo cya miliyoni 20 bo twababwiye ko itegeko riteganya ko bagomba gukora ibaruramari nyakuri. Ibaruramari nyakuri ryo icyo risobanuye ni ukuvuga ngo ni amahame y'ibaruramari yateganyijwe n'itegeko ndetse n'amahame mpuzamahanga avuga ko hari ibiba byemewe gukurwa muri ya mafaranga wakiriye wacuruje kandi atari amafaranga wishyuye. Urugero twavuga nk'ubwisazure bw'umutungo ufatika ikigo kiba gifite. Urugero nimba gifite nk'inyubako, inyubako bigomba kugira ubwisazure, hanyuma ubwo bwisazure bwa buri mwaka bukagenda buva muri wa musaruro wabonetse hakoreshejwe ya nyubako. Ni iryo tandukaniro rero mu buryo bworoheje. Abakeneye kumenya ibaruramari mu buryo burambuye baduhamagara kuri ya telefone twababwiye 07 8 4 9 4 21 55 07 8 4 9 4 21 55 tukabigisha mu buryo burambuye. Hanyuma rero tugiye kuri ubu buryo bwa mbere bukomatanyije, uburyo bwa mbere bukomatanyije bwo kubara umusoro ku musaruro cyangwa se umusoro ku nyungu bitewe n'inyito ikoroheye, ariko itegeko ryavuze ko ari umusoro ku musaruro, twakomeje kubivuga.
bishyura umusoro mu buryo bugiye bukomatanyije igicuruzo n'inyungu, ariko bishingiye no ku gicuruzo buri muntu aba yagize. Bivuze ko umuntu wagize hejuru ya miliyoni ebyiri, tuvuga urugero guhera kuri miliyoni ebyiri n'ifaranga rimwe niko itegeko ryavuze, kugeza kuri miliyoni enye, itegeko ryateganyije ko mu mwaka wose wa mwaka wa mbere ibyo wacuruje nimba biri hagati y'aya mafaranga miliyoni ebyiri n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni enye, ugomba kwishyura ibihumbi 60 ku mwaka, ibihumbi 60 ku mwaka. Hanyuma waba warengeje miliyoni enye, ariko ubwo ni ukuvuga miliyoni enye n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 7, icyo gihe wishyura ibihumbi 120, 120 ku mwaka. Hanyuma hagati ya miliyoni 7 n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 10 wishyura ibihumbi 210 ku mwaka. Hanyuma amafaranga rero ari hejuru ya miliyoni 7, ubona ukuba miliyoni 7 n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 10, miliyoni 10 n'ifaranga rimwe kugeza kuri miliyoni 12, wishyura ibihumbi 300 ku mwaka. Ubyishyura ryari rero? Igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura uyu musoro ku musaruro ni uguhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ukurikira wa wundi wakozemo ibikorwa. Uba wa mwaka wiyandikishijemo ugatangiramo n'ibikorwa, iyo urangiye guhera mu kwezi kwa mbere kugenda kugeza mu kwezi kwa gatatu, uba ugomba gukora imibare ukareba ibyo wacuruje uko bingana, hanyuma ukareba n'uburyo ugomba kumenyekanishamo. Waba utabashije kubimenya, wegera ishami rya Rwanda Revenue rikwegereye, bakagufasha bakakurebera uburyo wanditsemo, ukababwira yo wacuruje, bakakurebera uburyo ugomba kumenyekanishirizamo. Bivuze iki rero? Biravuze ngo ntabwo uzajya uhindura buri mwaka. Icyo ugomba gukora ugiye kumenyekanisha bwa mbere, ukaba wagize igicuruzo kiri hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 12, ni byiza kumenya ngo ukwiye kuba ureba nimba wanditse muri ubu buryo bukomatanyije. Hanyuma rero iki ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni abacuruje noneho arenze izi miliyoni 12 twari tugezeho, nk'uko twabivuze, hagati ya miliyoni 12, miliyoni 12 ni nandika 12M, bivuze miliyoni 12 n'ifaranga rimwe kugenda kugeza kuri miliyoni 20. Nanzitse 20M biba bivuze miliyoni 20 mu buryo buhinnye. Abangaba twavuze ko bashobora kwishyura 3% kuyo bacuruje yose. Ubwo biravuze ngo nimba wanditse mu buryo bucishirije, aribwo twabonye bwa 3%, urafata yo wacuruje nimba ari miliyoni 16, ukube 3 ugabanye 100 ubone umusoro ugomba kwishyura. Hanyuma biroroshye rero, ikigo cy'imisoro n'amahoro kiba cyarashyizeho uburyo bufasha abasora kumenyekanisha. Ibi barabyubatse muri systeme. Iyo systeme igusaba ni ugushyiramo igicuruzo cyawe, hanyuma systeme ikakubarira umusoro bishingiye ku buryo wanditsemo. Ni byiza rero kumenya ngo wanditse mu buhe buryo mbere yo gukora imenyekanisha. Reka turebe rero ngo iyo umaze kwishyura umusoro w'umwaka, noneho hakurikiraho iki tutarajya ku cyiciro gikurikiyeho. Iyo umaze kwishyura umusoro w'umwaka, ni ukuvuga hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatatu bitarenze itariki 31, reka tubamenyeshe ngo ni byiza kudekarara hakiri kare,
wenda waba udafite amafaranga ukazaba ushaka umwanya wo kwishyura, ariko nibura wadekaraye kugira ngo utazagibwaho ibihano byo gutinda kudekarara cyangwa se byo gukererwa kudekarara igihe waba wahuye n'ibibazo bituma urenza itariki zagenwe n'itegeko 31 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ukurikira. Iyo umaze kwishyura uwo musoro rero, noneho ubwo uba ubaye usora ukomeje ubucuruzi. Itegeko ryaravuze ngo noneho uzakurikizaho kwishyura avance mu bihembwe. Umusoro w'igihembwe ni ukuvuga ngo ni avance y'umusoro ku musaruro noneho w'uwo mwaka ugezemo. Ibihembwe rero turabivuga mu kanya tubyandika, ariko nibura nimba ushoboye kuba nawe wakwandika ahantu cyangwa ukabikurikira neza, wemerewe no gusubiramo. Ibihembwe byishyurirwa ni bitatu. Ni ukuvuga igihembwe cya mbere gitangira mu kwa mbere kikageza mu kwa gatatu, aricyo cya gihe twari turi kudekararamo umusoro w'umwaka washize. Icyo gihembwe, ibyacurujwe muri icyo gihembwe bidekararirwa guhera mu kwa kane kugeza mu kwa gatandatu. Bivuze ko buri gihembwe gihabwa amezi 3 yo kukibarira umusoro no kuwumenyekanisha ukawishyura. Hanyuma igihembwe cya kabiri rero nacyo kiri butangirane n'ukwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu, kimenyekanishwa guhera mu kwa karindwi kugeza mu kwa cyenda. Hanyuma igihembwe cya gatatu kigatangirana n'ukwezi kwa karindwi kugeza mu kwa cyenda, bityo ukazakidekararira guhera mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 12. Icyo gihe rero umusoro barwa gute? Kugira ngo tubabwire umusoro w'igihembwe uko ubarwa, mbere y'uko tugomba kujya ku byiciro bikurikiyeho by'ibaruramari riciriritse cyangwa ibaruramari nyakuri, yaba umuntu ku giti cye cyangwa ikigo. Reka tubanze turebe ibi byiciro bibiri ko tubonye uburyo byishyura umusoro. Ubwo ni uburyo bukomatanyije, biriya byiciro twaberetse n'uburyo bwa 3%. Ese iyo bamaze kwishyura umusoro w'umwaka, igihembwe cyo kibarwa gute? Ibyo bihembwe tumaze kuvuga haruguru, iyo umaze kubyishyura byose, igihe uzajya kubara noneho no kwishyura umusoro w'umwaka wose, uzabanza ukuremo ariya y'ibihembwe wadekaraye ukanishyura. Tubibutse yuko iyo wadekaraye umusoro w'igihembwe ntuwishyure, ntabwo nujya kudekara umusoro w'umwaka uzaba wemerewe kuwukuramo. Uzawukuramo igihe uzaba umaze kuwishyura. Hanyuma rero umusoro w'igihembwe ubarwa mu buryo bukurikira. Ufata igicuruzo cy'umwaka washize, umwaka washize, ugafata n'umusoro wishyuye muri uwo mwaka washize, umusoro w'umwaka, hanyuma ukaba ufite n'ikindi kintu cya gatatu aricyo gicuruzo cy'igihembwe. Ubwo rero formule yubatse gute cyangwa se ugomba kubibara gute? Ufata umusoro w'umwaka washize ukagabanya igicuruzo cy'umwaka washize cyavuyemo wa musoro cyangwa cyatanze wa musoro, hanyuma ugakuba n'igicuruzo cy'igihembwe ugiye kwishyurira. Igicuruzo cy'igihembwe ugiye kwishyurira, igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri, igihembwe cya gatatu, nk'uko twabibonye. Turabashimiye rero. Mu nyigisho ikurikira tuzakomerezaho ku cyiciro cyo kwishyura umusoro mu buryo bucishirije cyangwa umusoro mu buryo bw'ibaruramari nyakuri, yaba umuntu ku giti cye ukora ubucuruzi cyangwa ikigo. Turebe ngo iyo yakoze ibaruramari ryoroheje cyangwa se ibaruramari nyakuri, ubwo aba agamije kugera ku nyungu nyakuri, yishyura cyangwa abara umusoro mu buhe buryo. Naho ubutaha turabibutsa kujya mukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri nyigisho dushyizeho ibagereho, ndetse no gusharinga ibiganiro n'abandi kugira ngo babashe kunguka ubumenyi. Murakoze rero. Reka tubarangire aho dukorera. Nk'uko mwabyumvishe, nimba utangiye ikiganiro ukaba utabashije kumva aho dukorera, kurikira
umenye aho dukorera kugira ngo uzatugane, ndetse na telefone. Murakoze, naho utaha. Ikaze muri MGI Limited. Waba warifuje kenshi ahantu wakwigira ibijyanye n'imisoro n'amahoro? Waba ushaka uwagufasha kubara no kumenyekanisha imisoro? Waba ushaka kumenya birambuye gukoresha EBM n'isano rya EBM n'imisoro? Gana MGI Limited. Dukora mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako yitwa Ineza Plaza. Ni mu igorofa rya kabiri, umuryango wa F205. Ushobora no kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero 0784 Ni karibu muri Isanga. Turahari ku manywa, ku mugoroba ndetse no muri weekend. MGI Limited, isoko y'ubumenyi n'iterambere.